gute nyine urabona wowe nakundanye n'umwana kandi ngiye nshaka kuba namusohokana ahantu hahenze ndabona nta n'agafilime yemeruka kanirebere aka gospel kagezweho n'intumwa arashira rega n'ubundi cyangwa kwabamo nta mahoro hanibere hano ntaribi nyine wenda ntabwo tumaranye umwanya sinzi ngo ndabona busa nkaho bwije kandi kugira mu rugo sekyo ntabwo wamukira ntabwo wabona uko umusobanura icyiza nyine wenda reka usanze hanze ariko ubutaha noneho uzaza noneho tuzaganira twicaye mu uzaza utaje utabipatara gutya babipatara kugira ngo urukumbuzi rushire tuganire rwose birambuye ariko ibindi byo nta birenze ubwo urumva ubwo wagenda nubwo nyine kugenda biragoye igihe kuba nyine umva wakagumya ariko ntabwo biraca mu nzira nyine zikwiriye okay nta kibazo bizaca mu nzira bizaza nari wigenda ugere mu rugo ndabona amasaha akuze amasaha ageze kure byo ugere mu rugo ubwo ibindi ni kuri telefone sawa nyine ngo umusigare amahoro nawe urugendo rwiza gerageza unyaruke ugere mu rugo hakiri kare yego mani njye mba nifite business ariko ni mani ziba ziri kwanga gake gake ariko se ubona ubundi business z'uri umukino kuko bizamuye aho umwana buri abana b'abakire urambwira ibiki ndaza umwana akantera bitanu nkamuheza business akigendera mani ahubwo wowe ukeneye gufungwa wowe uraje bakwica kandi mba mfite abapampe hirya no hino abapampe baheza wowe wabona umuntu ubundi bafungiye ziriya business urazizi zazikorwa nk'umuntu wagafashe waminuje ubona gutya mbese ubu ngubu gutya ngenda kwinjiza kwinjiza guteze kwinjiza imituku mani wifuriza harakwifatiye ngo kandi njye ikitangaje njye nta nubwo njye nanazinywaho ndakunose nkubeshye ako bishobora gute ukuntu wacuruza ikintu utama wapima n'urasibyo ujya ukiyemera ukabwira abantu fata na pisi ariko njye burareka nkubwire uranjye ndiniga yigendera bazakubase kabisa wapima mwana byaranze ko buri ibifura ariko dore inote noneho ariko none nkora ku mufuka wumva ibanda harya amafaranga gusa yahehe ahubwo we mbwira nawe guhereza nawe uzajya ucuruzaho nawe uzunzabaze ngiye iriya business yanyu iriya nawe biriya byanyu ntabwo nabijya mba nifite izanjye business nizereye nibura nanjye ncuruza iriya business nkunguka ariko si nk'awirirwa mwaramanija mani niyo nyungu ubonamo wowe cyiza cy'amaninja ntabwo urakimenya kuko uracyari umwana mu gace hari ikintu uzakuramo uretse sida wowe niko ubizi nyine twebwe tuba dufite ukuntu biriya bintu tubigendamo buke buke kandi bikatwinjira iki gihe mwana hasigaye hakora inote ntabyo inote icya mbere ni urukundo iyo ufite umwana akaba agukunda nyine uramupofita urukundo se uzarurishesheho nta mafaranga ufite ntaho rudakora rero wowe ahubwo n'uwiha kubijyamo bene biriya twebwe dukora ukabijyanamo ifaranga niyo handi uzahomba nyine uzasarura bya bindi wigurira mbwira nkangaze hasigaye gira oya kari akazi kanyuje ntabwo nagakora nakubwiye ko mfite yanjye business ese sho wambwiye nkanagira ese sho wowe nta n'isoni uba ufite fata no ku mutuku mwagenda winywera icyayi oya bro reka nkubwire sibyo kwenda nanapfusha ngapfa no kudufata nkajya kubunywa n'iryo cupa nta n'ibiba birenze ariko ngiye buriya nta kazi ufite we kuri wowe kandi utira buriya bari abasicana jya wumva jya ureba inyungu sibyo icya mbere ni inyungu njye kwifungisha ndeba ufunga se ubu njyewe nari nafungwa na rimwe ntabwo urafungwa ariko iminsi yawe irabaze uri Babylone kokoshe ndakubonye isaha n'isaha zafunga baze ku maso bikugagaho ukunywa biriya biswingi wapi mwana ntabwo bingaragara ntabwo uri kuzatambuke mu nzu usanga baranakujyanye wanjyana hese wigize njyewe ko ntajya pfungwa biriya by'ubupusha bikorwa n'umuntu ufite ikibara nta kibara ufite uri gukoresha abana batoya mfite n'ubwenge bwo kugenda nkahita yuko njyewe ngenda nkakora iki kahereza uriya fandi wawe uba ugiye kumfunga reka mwana nta kintu amafaranga adakora ntacyo wakora biriya bintu wafashwe biri ku myaka yayo yihariye kirasamye gusa iriya ni business zanjye mba mfite nta business iraho ibivumbi yagifana ibiki kinywere hariya mu nzu se kandi ibyo bikongoshe kuza abantu twibereye muri business zacu zitwinjiriza uraho urasamye business ni ugutonga hano ko twaganiraga ntabwo twatongana ko muganira nk'abatonga icyanyweye bifumbi nikikora ndebera nyine imyaka ageze ariko muganira mutuganira twe ntabwo dusubira muri business zacu ahubwo nk'uyu nguyu
nta kintu afite yakora cyamugezaho amafaranga arasamye gusa ngo abatuje akabura Kajya wose we kamubwira ibyo we mu majipo y'abakobwa wirirwamo njye mfite icyo nsaruramo kandi ibyo nakubwiraga we ntibagufata amaguru areshye nk'ibyo bazakira icyo amafaranga adakora sho harazagarukira rero hehe nta n'ifaranga ridakora uriya wowe mureke buri wese bizinesi akora bitewe n'icyo ashaka kugeraho isaha n'isaha ashobora kumufata cyangwa se akayikiriramo ariko urabona ibirombe mba ndiho mani birombe uri kubibona wowe kacimwe kuri ufite ibirombe uyu nguyu se mu majipo y'abakobwa akuramo ibirombe ntakizi ubuse wowe wavuye ndakubaza wowe wavuye karigende nitegure nyampinga uje kundeba mbibore nayo majipo sha nangereka nayo nigira muri bizinesi show ariko nukomeza gutyo ntabwo tuzabana ntabwo tuzabana uratari babyloni ni babi karani nigine mu biraka abantu nanjye nuko nguko nangereka nigendere tu twari watinjiye sheri umeze ute yego shozi ukuntu nari ngukumbuye wazabaye mwiza sundisha ujya wireba ukuntu uri umwana mwiza ntabwo ujya ubibona ariko ndabikubwiye ariko nyine mbwira no kumbeza hope ntabwo nkubeshya sobona koko jya ubanza ureba isura nk'iyi ngiyi ntabwo yabeshya nawe mbona utari kubeshya ariko nyine wabimbwira nabwo kubimbwira nabwo ntabwo ari byiza kuko umuntu yirata ariko yego happy so kirata ariko bino bihe ngombwa kirata ariko njye ntabwo nkunda ibintu byo kwirata yego siko ngukunda kandi ugukunda nkaba mpari sibyo ndagukunda ariko cyane shiri yego kwinyereka se dukwereke gute oya nawe uri umuntu mukuru sibyo waza bikwereka ubutahaza utaha shiri wakoze none oya tubarira oya utanza bikwereka shiri wabyemeye oya shiri wabikoze ntabwo niteguye nonaha kuko nyine ntabwo nabikwereka nonaha ahantu umurwayi bantumye shiri wabikoze oya nzabikora ubutaha ihangane shiri uzi ukuntu ngukunda nanjye ndagukunda shiri wambabariye oya ihangane nawe niyibye nyine ubwoba bantumye kugira ngo ugere ubuzima bwone ariko mara ushaka wabikora oya nzabikora ubutaha wakangahe ushaka wakangahe ushaka wakangahe ngira weekend nzaza nyine cyumweru uri ready sariye serivisi shiri ntaribe ntabwo nakubeshya kandi yego shiri ndagukunda ndagukunda neza shiri nyine ntaribe rwose ntaribe ariko ariko se shaka mbona wiyambitse neza ubona tugiye mu bishanga ngaho urabagenda ngiye niyambariye igisanga ko utambwiye ahantu tugiye urabona mbwiye ko tugiye gutembera urabona ibishanga uri bubyambuke ahubwo reka tugende shyiramo ntuza tugende rebe reka tugende se kumbura bitangiye kukunanira ra si ukuse nuko akiri gare ushobora ko noneho ryabuze n'amavuta ipine ryapfuye ahubwo banza ugire begera tureko tukamanuka
dore fata urufunguzo uregere wawe dore ndabona ntazi igare riri no gushiramo amavuta oroshya buro tugende twihuta iyi nkweto kiriya gishanga ntabwo gikinyuranamo pe none se utambwiye aho tugiye wikireka ngashyiramo twa dukweto twundi so ukunda kwigira umusirimu ubwo ni ukugira ngo udahura na za nkumi zawe rero bana b'iyi minsi baravuna wa muntu bisaba icyangwa shyiramo ka vitesi tugende kanshoferi da tugende hano ho gutya biri kugenda ariko